Welcome again kuri Big Evangelical Network. Bashimira mwese abakunda kandi badukunda bagakurikira ubutumwa tubagezaho kandi bukaba fruitful, bukagira icyo marira ubugingo bwanyu mwese. Kubwumva ni kimwe no kugira icyo bamufasha mu bugingo bwanyu ni ikindi. Kidushimisha rero nuko mu bwumva bukagira icyo bamarira. Umunsi muri kumwe nanjye KUBWIMANA Emmanuel, tugiye kuganira nkuko dusanzwe tubana mu minsi yashize. Umunsi mashyize ku mutima wanjye kubabwira ku gusenga. Ubushize twaganiye ku rukundo no kwizera n'agakiza, turi ku munsi wa 4 w'urugendo rwo kwizwa. Reka dushime Imana ibane natwe. Uwiteka Imana ikomeye, turagushimiye kubw'imbabazi zawe. Tugiye kuganira na bene data babane natwe, badukurikira. Umwuka wera abane nabo kandi aduhe gusobanukirwa icyo agambiriye ko twumva, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Uwiteka ashimwe bene data, udukunda kandi uhora ushyigikira ivugabutumwa dukora hano kuri Big Evangelical Network umunsi ku munsi. Tugiye kuganira ku gusenga. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Abefeso ibice 6 ku murongo wa 18. Haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose, amen. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka Imana iri kudutuma muri uyu mwanya kujya ku isoko y'ibyiza, y'inzira nziza yo kuba muri iyi si yo mw'intambara y'umwuka no ku rugendo rwo kwezwa. Paulo yarimo arandikira abanyakorino, ababwira ibintu bitandukanye, ariko no Abefeso ababwira gusengesha umwuka iteka. Nyuma yo kubabwira intambara y'umwuka turimo turarwana, turi mu ntambara y'umwuka ihora irwanya ubuzima n'ubugingo Uwiteka yashyize muri twebwe. Intwaro ya byose kugira ngo tuneshe iyo migambi n'ibyo bitego Satani ahora dutega umunsi ku munsi, niyo ngiyo Uwiteka Imana itubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Brethren, uburyo bwose bwakoresha usize intwaro yo gusenga uratsindwa na Satani. Turi mu ntambara y'umwuka, tuho turwana dukina n'ibintu bitandukanye biturusha ubushobozi n'ubutware, ariko ikiduha autorite kuri byo bigatuma tubinesha nuko tuba dufite intwaro yitwa gusenga, yo tuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 9. Ubwo Yesu yarema arabwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ahubwo musenge gutya. Reka dusome ikigero cyiza Uwiteka Imana yahaye abigishwa be, uburyo bazajya basengamo, uburyo buri effective. Haleluya. Ugusenga kose ni ugusenga, ariko ni kugira imbaraga zimwe. Yesu yarimo arigisha uburyo abigishwa be bazajya basenga. Reka dusome ku murongo wa 9 w'igice cya 6. Haravuga ngo ibice 6 umurongo wa 9, Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Haravuga ngo dore kwa 5 haravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Babwira ukuri yuko bamaze kugurirwa ingurano zabo. Ku murongo wa 9 ariho nshaka ko duspecify, haravuga ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo uri mu ijuru, izina rye ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho nk'uko biba mu isi, amen. Iri ni isengesho ririmo imbaraga zidasanzwe, ririmo ibintu byose, bikubiyemo ibintu byose umuntu yakenera. Umunyamasengesho, umuntu ugiye gusenga mu buryo bwiza, aha Imana icyubahiro. Si ubw'icyo cyo kuzamura amaboko gutya, no. Uw'Imana icyubahiro ni ukuyegurira ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe, bukayiramya, ukaba ariyo ushyize imbere. Uwiteka ashimwe mwene data. Nta kindi kintu wakora
nguhe Imana icyubahiro cyangwa ngo uyisenge mu buryo bwiza utarayegurira umutima wawe n'ibyo ufite byose n'ibyawe byose wabyeguriye Uwiteka Imana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe buze, icyo ushaka cyo kibaho. Mu minsi abantu dusenga dusaba ibyo dushaka, ntabwo twemerera ubushake bw'Imana kugira ngo bwuzure, ariko Uwiteka Imana kuri uyu mwanya uyu munsi iri kutubwira ngo twemerere ubushake bw'Uwiteka Imana bwuzurire kuri twe. Imana yigeze yabwira umuntu umwe wari ufite ikibazo cy'uburwayi. Yesu aravuga iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo ni kugira ngo ubushake imirimo y'Imana irekanirwe muri we. Rero iyo umuntu ari gusenga yemerera ubushake bw'Imana kugira ngo buze kwimanifesta, buze kwerekanirwa muri we koko. Brethren, gerageza ubeho mu buzima busenga ariko bwemerera God's will, ubushake bw'Imana kwa manifested kugira ngo bwuzurire kuri wowe. We gusenga Imana uyibwira ngo ikore ibyo wowe ushaka, ahubwo uyisigire n'uruhare rwawe kugira ngo n'uruhare rwayo kugira ngo Imana yuzuze ubushake bwayo kuri wowe. Reka dusome nanone muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 41, twumve nabo ukuntu hatubwira. Turuganira ku gusenga nk'imwe mu ntwaro yo kutuganisha ku kwezwa. Ibice 41, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima n'ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Mwene data reka nkubwize ukuri, ubuzima bwose uzabaho udasenga, I tell you truth, uzagwa mu moshya. Ikintu gituma umuntu abaho anesha amoshya ya Satani nuko asenga. Yesu yari abizi cyane, niyo yabwiye abigishwa be ngo musenge mutajya mu moshya. Nanjye uyu munsi ndi kukubwira brethren, ushaka kuba ufite izindi mpano n'ubundi buryo bwinshi, wizera nk'uko twabiganiriye ku munsi w'ejo mu bakurikiye preaching twashyizemo. Ushaka kuba ugira urukundo, ugira ibintu, ariko nudasenga uzajya mu moshya usange uraguye. Umunyamasengesho niwe unesha Satani. Reka dusome mu ijambo ry'Imana riri mu ba Tesalonike ibice 5 umurongo wa 17, baravuga ngo musenge ubudasiba. Naye ndakubwira mwene data, ubaho usenga ubudasiba. Nugasenga y'ibiri bitwa ngo kwamaze gusenga y'ibiri ngiye gufata ikiruhuko cy'iminsi 3 nasenga. No, ahubwo wongeye rusenge, senga wongeye rusenga. Urafata amasengesho kirekire bakata bavuga ati icyumweru cyose ndasenga, icyumweru cyose sinzasenga. Ahubwo usenga ubudasiba, wari wongere byo gusenga, wongere fellowship, wongere mubano, wongere kubana n'Imana cyane. Nibyo bizakuzuza imbaraga nshya, nibyo bizaguha ubutware bwo kunesha Satani. Abantu basenga nibo banesha Satani. Reka nsoze mbabwira ibintu bitanu byiza biva mu gusenga gusa. Ikintu cya mbere cy'abantu basenga, inyungu ziva mu gusenga utazavana ahandi hantu. Nuba usenga hari ibintu bitanu hari ibintu bitanu ngiye kukubwira muri uyu mwanya uzaboneshwa nuko usenga, utazaboneshwa n'ibindi bintu. Ikintu cya mbere, umuntu usenga yongera umubano n'Imana. Umuntu nyamasengesho yongera fellowship n'Imana. Icya kabiri uzavana mu gusenga nuko uzabona amahoro y'umutima. Umunyamasengesho, umuntu usenga niwe ugira amahoro y'umutima. Icya kabiri uzavana mu gusenga ni ukumenya ibitaraba no kuvanirwaho imigambi mibisha ya Satani. Satani atugambiraho byinshi cyane, ariko mu masengesho tubinesherezamo imigambi ya Satani mibisha n'ibyo agambiriye, ibarozi, abagome n'ibindi myuka mibi byose tubibonera mu masengesho. Ikindi cya kane, icya gatatu nuko tuvanaho imbaraga zinesha Satani. Satani afite imigambi mibi myinshi kuri twebwe, ariko mu masengesho tuzamunesha. Umuntu usenga amenya imigambi ya Satani kandi akabasha no kuyirogorerwa mu buryo bwo gusenga. Take time for prayer. Ujye ufata igihe kinini cyo gusenga kuko uzanesha imigambi ya Satani. Icyanyuma rero, ariko si cyo cyanyuma, nicyo cya kane, bavuga ngo the last but not least, nuko gusenga bituremera ibitangaza bidasanzwe. Gusenga bikingura ijuru.
gusenga harimo imbaraga zidasanzwe, sinavuga umwanya ngo mbirangize cyetse rimwe icyiciro kivuga imbaraga z'amasengesho. Hari imbaraga nyinshi zidasanzwe ziboneka mu gusenga, zirimo ibitangaza bishya. Kunda gusenga wasengamo uburyo butatu ngiye kubwira. Fata igihe cyawe cya wenyine, wowe wenyine usenge wabyipangira ahantu ha wenyine, ahantu wizize wowe ubwawe wenyine. Icya kabiri, reba umuntu umwe cyangwa babiri, mukore utugurupe tw'abantu batoya dutoya two gusenga no kwegera Imana. Icya gatatu, uzasengere muri groupe ngari, mwakora ari groupe za intercession n'izindi n'ibyo ngibyo. Ariko nubu udasenga wenyine, kujya gusenga muri groupe ntabwo bizakungura cyane. Icyiza ni uhitamo kwisengana, ukongera niba kubana n'abandi bizagira imbaraga. Ariko ntuzisengane wenyine kuko iyo usengana n'abandi hari imbaraga nshyashya wungukira mu masengesho. Hari izindi mbaraga, hari ubundi butware, izindi mbaraga n'ishyaka rindi uvana mu gihe uri mu masengesho in groups. Try to take prayers in groups. Kandi ugire igihe cyawe wenyine wiheranye n'Imana. Imana igumugisha cyane. Mwakoze kubana nanjye kuri uyu munsi kuri Big Evangelical Network. Urugendo rwo kwezwa rurakomeje kandi ruzerezwa mu masengesho, nukomeza ufata ibihe bigari byo kubana n'Imana. Be blessed so much. Ejo tuzaganira ku cyanyuma, ariko atari cyo giciriritse kuruta ibindi, aricyo cyitwa kwihangana. Be blessed. Mwakoze muri kumwe na KUBWIMANA Emmanuel, twahuriye hano kuri Big Evangelical Network. Next week ntabwo muzongera kumbona buri munsi. Kubana namwe ni byiza, ndabikunda, ariko muzashyira n'abandi bigisha hano kuri Big Evangelical Network, kuko ntabwo twenyine tubaho nka ministeri yivugabutumwa, tubaho turi benshi cyane, turi bagari. Nuko akenshi mukunda kumara naje hano, ariko muzashyira n'abandi bavugabutumwa batandukanye bazi bababwire ubwami bw'Imana. Mubikundire kandi nabo muzabishimira, ni byiza cyane. Nagira ngo mwerekere gahunda y'ejo yitwa Weekend Evening Worshiping, izajana kuri Big Evangelical Network. You have to follow it, wakore subscribe, make it, ni byiza utarayikora, make it today. Be blessed. Mwamire kumwe na KUBWIMANA Emmanuel. Reka dushime Imana. Imana ikomeye, ndagushimiye ko abanye nanjye kuri umwanya. Reka abantu bakunde gusenga, ibihe byo gusenga by'ubuzima kuri bo, bari babikunda kandi babishyizeho umutima kuruta ibindi byose, kuko ari intwaro duhaye unesha Satani. Tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Be blessed. Mwakoze. Ariko abantu basenga nibo banesha Satani, nta mpano yindi y'umubiri y'umwuka inesha Satani usibye gusenga. Mwakoze. Imana umugisha. Mwakoze.